umfashe gusingiza Imana, ishimira ibyiza ikora bihebuje. Imana yuje urukundo n'impuhwe, impuhwe zayo zihoraho iteka ryose. Yumva amaganya y'abarushe n'abaremerewe bose, igushingura ku babina beza. Ni Imana rukundo itanga ititangira itama. Nimufashe tuyisingize, nimufashe tuyamamaze, nimufashe tuyishimire. Yumva amaganya y'abarushe n'abaremerewe bose, igushingura ku babina beza. Ni Imana rukundo itanga ititangira itama. Nimufashe tuyisingize, nimufashe tuyamamaze, nimufashe tuyishimire. Indi itakoreye ibitangaza, mutima wanjye uramenye, ntukibagirwe na rimwe kuzirikana ibyiza Nyagasani yaguhaye kubera urukundo rwe. Yaguhaye kugenga isi isingize, yaguhaye Roho wayo ngo ukomeze yisingize. Yakoherereje Yesu Kristo ngo agucungure. Yisingize Mana yanjye, yemerera ngusingirize mu ndirimbo, niyo mpano wampaye. Intoki zanjye ntizigahweme kugucurangira